ku bantu bareba aho umujyi ugana cyangwa bareba kure bari kubibona ko uyu mujyi wa Kigali uri kwagukira muri kano gace kitwa Busanza. Aha Busanza rero ni ahantu ushobora kuza ukagura inzu ukayibona ku mafaranga meza cyangwa ku giciro cyiza. Hari inzu tuje kukwereka y'ibyumba 4 n'amatoilette 3, inzu ariko nziza nyine kadasiteri ubona ikosoye, yaba ari amarangi ariho, yaba ari design yayo, yaba ari rooftop hejuru, noneho yiriho ubona quartier yose imbere yawe nyine ifite rooftop, ifite view nziza. Igizwe n'ibyumba 4, amatoilette 3, ikagiramo salo nini nziza yisanzuye, salle à manger nziza, igikoni cyo noneho nawe uri kubibona. Buri kintu cyose kiri kuri iyi nzu ni cyiza. Igiciro ni miliyoni 150 zazamo n'ibiganiro gakeya. Yubatse n'amatafari ahiye, ariko mu makadasiteri nyine dufite muri uyu mujyi wa Kigali adahenze kandi ubona asa neza. Iyi ngiyi ni iya mbere nguhaye summary muri iyi introduction. Noneho nimba uri interese, reka nze duhere hanze ngende nkwereka details zose. Iyi ngiyi ni imari, ni ya nzu wagura rwose ukaba witeganyirije. Reka tugende nkwereka ubwiza bwayo duhereye hanze. Wowe wabaye interese n'iyi nzu yacu nziza, reka ntangire nkubwira yuko buri gice cyose ubu noneho ngiye kukikwereka mpereye aha hanze muri bwa budasa bwacu, nkakwereka yuko quartier irimo ari nziza. Buri kintu cyose noneho nkikwereke. Niba ukeneye kugura inzu wowe uhita uduhamagara, kuko izi ni imari zidatinda ku isoko. Aha hanze amabuye ariho, amatafari ariho, ni ruriba, hateye ibiti, urabona ko naho hatanga isura nziza. Urugi rw'icyuma cyiza cyane ruduha security, ariko kandi rukaduha na design nziza. Urabona ko ari icyuma kimeze neza. Hejuru uri kubona ko gate yacu ifiteho na design. Wakinjira hano tureta tugira parking yajyamo imodoka 2 nini z'amajipe, imwe hariya n'indi hano, cyangwa se zaba ari 3 tukagira imodoka 3 zino ntoya. Ariko tukaba dufiteho na design nziza. Urebe yaba ari kuva kuri ari amarange, yaba ari izi nkingi uko zimeze, hose urabona ko nyine ni ahantu nyine ubona inzu yacu igaragara neza kandi irasa neza. Ikindi tutibagiwe ni indabyo twagiye dutera aha hose urabona ko hazengurutswe n'indabo nziza. Kandi ubwo sidutinda mpise nkomereza aha ngaha kuri iyi rooftop nziza iri bwa girerore, yuko igihe cyose uyicayeho uraba ufite view nziza. Ariko sina view gusa, ahubwo igihe cyose uri kuri iyi rooftop ushobora kuba wahakirira ibirori, weekend wayiganiraho n'inshuti n'abavandimwe. Ni rooftop nziza igiye iriho amatara, igiye iriho amabuye meza y'amakoro, gutambika kugera hirya hose. Urabona ko ni rooftop nini ngari yisanzuye. Mu by'ukuri urabona ko nacyo ni igice kimwe mu kigize iyi nzu gituma iyi nzu iba nziza. Ya view rero nakubwiraga, none uhagaze hano nibwo ushobora noneho kubona view nziza cyane, Kabeza yose imbere yawe. Urabona ushobora kureba mu Kagarama, uhita ubona ko iyi rooftop ifite akamaro gakomeye. Reka rero twinjiremo n'imbere. Tugeze imbere y'umuryango. Imbere y'umuryango naho turahasanga terrasse. Iyi nzu igiye ifite ibice binini byiza byihagije, ku buryo kuvuga ngo urahicaye, uhateye intebe, hose nyine ni ahantu heza. Amadirishya meza, inzugi nziza. Hano ndakubwiye ngo ngwino ari kugura ino nzu iri hano mu Busanza hafi ya kaburimbo, urebe ko ntari bwabe nkurangiye inzu nziza. Aha rero ninjiye muri salo y'akataraboneka. Iyo ngeze muri salo nk'iyi ngiyi nini gutya yisanzuye gutya, ndabikunda. Mba mbona ari ahantu heza ho kwicara, ahantu heza ho gufiringa ko waguze inzu, ahantu heza ho kwicara ukavuga ko wakoze. Urabona ko ari salo nini, kuza hose hano ni salo igaragara neza. TV stand uruhande rwose urabona ko ari nziza, umwanya wo gushyiraho indabo. Umva iyi nzu ni sawa cyane. Hejuru twagiraho plafond, noneho yo ni ikindi gihe abashyitsi bazaba bicaye hano urimo uraganira nawe bagusuye, uzaba uri fiyeri. Buri bikoresho byose bigiye birimo hano ni byiza, amakaro meza, buri kintu cyose ndakubwiye ngo kiri muri iyi nzu
uramutse uri umuntu urenterese nko kugura inzu nta cyakubuza kuyikunda. Twageze muri saramanje. Saramanje nayo urayikunda cyane kuko yajyamo intebe zihagije, ni nini, irisanzuye, ni saramanje ifite idirishya ryiza, ifiteho lavabo nayo igaragara neza. Mu by'ukuri ndakubwiye ukeneye nko kugura inzu ihutire kumpamagara. Parafo zigiye ziriho amadizayini meza hejuru, uri kwihera ijisho ukabona yuko ni ibintu biryoshye. Twakomeje mu gikoni, dufite hano igikoni cyiza kabisa. Hari igihe tugenda tubivuga ngo ni amakabya nkuru, ariko nawe uri kubona utubati turimo hano, ukabona ukuntu hano hasa neza. Izi MDF zigiye zirimo hano zirasa neza pe. Hano hasi ni umukara, hejuru ni umweru. Igikoni cyacu kiri complete, hari aho gutekera, hano washyira kwiziniyeri, hari ahandi, hano noneho hari aho washyira firigo, buri hantu hose hari complete. Igikoni tukivuyemo, reka turebe n'igikari. Tugeze hano mu gikari, aho dusanga nyine bya bice by'igikari bisanzwe, igikoni cyo hanze, toilette, inzu y'umukozi, byose nyine birahari. Igikari gipavomye, aho kwanikira imyenda harahari, byose biri very clean, biri very ready ko waza tukajya kukugurisha no kukwereka iyi nzu nziza. Ntabwo ndi bwabatindire, tureta dukomezanya, aho tugenda noneho guhita tureba iki cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Nababwiye ko ifite ibyumba bine. Icyumba cya mbere cyo kureba ni iki cyumba abashyitsi bawe ushobora kubakiriramo bakararamo. Urabona ko ari icyumba cyiza, gisa neza, gifite urumuri ruhagije, parafo nziza. Mu by'ukuri ni icyumba ubona kinini gihagije rwose, kikaba gifiteho na dushe na toilette. Hano gifitemo hano dushe na toilette nayo nziza, isa neza. Nkuko uyibona urabona ko ni dushe nziza, shawa isa neza, amakaro hose kuzamuka. Iyi dushe rero nkubwire ko ari nayo n'abashyitsi igihe bafite bashobora kuba bakoresha. Reka nkwereke ibindi byumba bitatu. Tugarutse hano turahasanga ibindi byumba bitatu biri hano. Hano hari korodori ukingura ugahita ukomerezamo hano imbere. Aha hari umuryango usohoka hanze ukajya mu gikari, ariko ari naho dusanga iki cyumba kindi cya kabiri, ku marangi meza, kuri parafo nziza, ku idirishya rihagije, icyumba nacyo cyiza. Hanyuma aha niho tugaruka inyuma kuri iyi korodori ya hano hirya, tukahasanga ikindi cyumba cya gatatu. Nakunze ko hagiye hasizemo amarangi meza y'umweru, idirishya ryiza, kositara hejuru. Uri kubibona ko ari inzu igiye iteguye neza. Hanyuma ahangaha tukahagira dushe na toilette nayo. Ibino byumba bibiri nkweretse bihuriraho. Ibi byumba bibiri bihurira kuri iyi dushe na toilette irimo shawa nziza, amakaro meza, dushe nyine ubona igaragara neza. Ibi byumba bisanzwe ndabikweretse. Reka noneho turebe iyi chambre principale duhereye kuri iyi dushe yayo. Dushe yayo ubwo ndavuga ku makaro, mvuge kuri izi showers zigiye zirimo nziza, mvuge kuri izi toilette, aho gukarabira, icyumba cyiza wakitereramo makeup mu gihe uri umumama. Urabona ko ari icyumba kirimo ibikoresho byiza. Aho rero tuhavuye dukomereze hano noneho aho tugiye gusanga room principale, cya cyumba principale kimwe kigaragaza nyine ubwiza bw'inzu. Urabona ko ni room principale nini nziza yisanzuye, guturuka aho hose uza ukagenda ukagera hano. Urabona ni chambre nini ku buryo utera igitanda, ku buryo uryama, ku buryo uruhuka ukumva uraruhutse. Ariko gifiteho na hano na terrasse. Iyo usohotse hanze uhita ubona terase yacu ko ari hano. Ariko mbere yo kureba iyo terase, reka mbanze mbereke izi garde-robe. Izi garde-robe ziri hano nazo zimeze neza vraiment, ni ahantu ho kubika imyenda. Garde-robe nini ubona ihagije. Hanyuma ahangaha niho dusanga ya terase nababwiraga, nini nziza, nayo ushobora kuza ukicaraho. Nayo ubwayo yicayeho ushobora kuba uri kubona view nziza. Miliyoni 150 zirimo n'ibiganiro. Numpamagara ndakugeza kuri iyi nzu nziza, ndayikweretse ibice byose. Iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo hano mu Busanza. Ibyumba 4, toilette 3, iri complete ku bintu byose. Mpamagara rero nimero yacu ni 07833250 ugeze kuri iyi nzu y'imari yubatse n'amatafari ahiye hano mu Busanza.